Thank you very much. We are now going to share the word of God. Murakoze cyane ubu tugiye gusangira ijambo ry'Imana. So we shall read in the book of Luke chapter 15. Turasoma Luka ibice 15. We start from verse 17. Dusome duhere ku murongo wa 17. So if you are there, we can read. Nimba mwageze reka dusome. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. I will arise and go to my father and will say to him, "Father, I have sinned against heaven and before you." Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, And I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Arahaguruka ajya kwa se agituruka kure, se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. So we shall jump to verse 23 and 24. Dusimbuke tujye kwa 23 na 24. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Muzanire ikimasa kibyibushye mu kibage tukirye twishime. And be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and I found, and is found, and they began to be merry. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. So all the stories of the Bible actually are talking about how humankind can reunite with God. Ubundi rero inkuru zose za Bibiliya ziba zivuga uburyo umwana w'umuntu yakongera kungwa n'Imana. Reconciliation, the salvation of people from God. Ubwiyunge cyangwa se agakiza k'abantu kavuye ku Mana. Unfortunately, in our young age, we grew attending the churches. Mu myaka yacu mitoya twakuze tujya mu rusengero. But they could actually teach us in different way from the heart of God. Ikibabaje nuko twagiye twiga ibitandukanye n'ibiri mu mutima w'Imana. So most of the churches, they teach the change of the behaviors and the discipline instead of teaching the heart of God hidden in the scriptures. Mu nsengero nyinshi bigisha abantu guhindura imyitwarire, ariko ntibabigisha umutima w'Imana uhishe mu byanditswe. So I have read the story of prodigal son. Uyu munsi dusomye inkuru y'umwana w'ikirara. So I have started in the middle of the story. Nayisomye mereyemo hagati. So but this story is famous. Ariko ni inkuru izwi yamamaye. So unfortunately in the year maybe 1999 I heard of this story, but I was taught to be a good child. Muri 1999 numvishe ko iyi nkuru, ariko ikibabaje barimo banyigisha ngo kutabikirara. So I can't distinguish the teaching of the church, teaching of in the family, and the teachings of at school. Sinashobora gutandukanya inyigisho zo mu rusengero, izo ku ishuri, n'iz'ababyeyi banyigishaga. Because all same to change from bad behavior to the good behavior. Byose wasangaga ari bimwe, ari uko umuntu ahinduka akava mu kuba ikirara cyangwa se mu myitwarire mibi abe mwiza. So not only young ones, even the old ones, they could be taught this to be good fathers, to be good mamas. Sabato gusa, ahubwo n'abakuze bajyaga bigishwa ibi kugira ngo bigishwa baba ababyeyi beza. So but this story, the truth is, it is talking about the fall of a human
repentance and salvation. ariko kuri kw'iyi nkuru ni uko ivuga ku kugwa k'umuntu cyangwa se icyaha cye, hanyuma ikavuga ku kwihana ndetse n'agakiza yabonewe. Whatever Jesus could speak, it was all about the repentance and the salvation. burya rero ibyo Yesu yavuze byose yayoboraga abantu ku kwihana no kugakiza. So the story starts showing the arrogance of this young boy. ubundi rero iyi nkuru itangira ivuga ubwibone bw'uyu mwana. So it starts from verse 11. umurongo wa 11 niwo itangirira. Then he said, a certain man had 2 sons. ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. So here the one who said was Jesus. Yesu niwe wavugaga iby'uyu mugani. So he was teaching, he was to teach using this parable or this story. yashatse kwigisha abantu akoresheje uyu mugani. So a man had 2 sons. aravuga ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. And the young of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. umuherereza abwira se ati data mu mugabane w'ibintu nkwiriye, nuko abagabanya amatungo ye. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu by'ubugoryi bwe. So for the father to divide and give his portion, he knew exactly that this young boy will fail. nubwo se yagabanyije amatungo yagaha uyu mwana ibyo yasabaga, yari abizi ko azatsindwa. So but he did to let this young boy to know his failure and his weakness by himself. gusa ibi yarabikoze kugira ngo uyu mwana azabashe gutahura gutsindwa kwe. Not only this father to know the state of the young boy. atari ukugira ngo amenye imimererwe y'umutima we gusa. So also this young boy had to know the one he is. uyu mwana yagombaga kwimenya nawe ubwe. So he was actually to rely upon the father. yagombaga kwishingikiriza kuri se. So but comparing himself with the father, he thought he is better than the father. ariko umugereranyije na se, ubona ko yibwiraga ko aruta se. So but the father was to let him fail and recognize that he is weak and foolish. ise yaramuretse ngo atsindwe, nawe azamenye ko ari umuswa, ari umupfapfa. So in the book of Genesis chapter 3, Bible shows what is the free will. mu gitabo cy'itangira ibice bitatu bitwereka umudendezo cyangwa se kwidegembya Imana yahaye umuntu. So he let him choose what is good. Imana yaretse umuntu ahitamo ikimubereye. But he wrongly chose. ariko umuntu yaje guhitamo nabi. So in starting from chapter 2, mu gice cya kabiri iyo ariho uhereye, verse 16 and 17 says, umurongo wa 16 n'uwa 17 buvuga ngo, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of garden you may freely eat. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Verse 17 says, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. So actually in verse 16 God gave the free will to eat all the fruits of the trees in the garden. mu by'ukuri Imana yahaye umuntu umudendezo wo kurya ku mbuto zose mu murongo wa 16. So but in verse 17 he warned him that never try to eat this fruit of a tree of knowledge of good and evil. ariko 17 imuburira ko atajya ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. So but in chapter 3 verse 6 you can see something different. ariko mu bice bitatu uzabona ibintu bitandukanye. Verse 6 says, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise,
She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. gatandatu, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahawe n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. So one part of this verse says that it was pleasant to the eyes. Agace kamwe karavuga ngo kandi ko ari icy'igikundiro. So you see, here these people followed their eyes. Murabona ko abantu bakurikiye amaso yabo. And then finally they found it was not good choice. Amaherezo ariko baje kubona ko bibeshye. According to their judgment, they could judge this tree even if God forbid them to eat the fruit of it. Ugendeye ku rubanza rwabo nubwo Imana yari yababujije kurya kw'iki giti. So they could judge this may be greater than the other trees we are allowed to eat. Bashaka kuba bati rwose wabona icyo ari nacyo cyiza kuruta ibi ngibi twemerewe kurya. So and then this was the starting point of the fall of humankind. Uku rero ni intangiriro yo kugwa k'umuntu. So here they followed their choice. Bakurikiye amahitamo yabo. But you need to know that it was a deceit of the devil. Ntibamenya ko ari umutego wa Satani. So that's why in some verses we can see God took responsibility of the salvation of these people. Rero Imana yaje gufata inshingano zo kubakiza, zo kubaha agakiza. That's why you can see even in different books of the Bible, God is responsible to save a humankind. Rero ubona ko mu bitabo bya Bibiliya Imana ariyo yishingira gukiza umwana w'umuntu. Same to the verse, to the story we have read in Luke. Nicyo kimwe n'inkuru twasomye muri Luka. By following his judgment, eyes and the arrogance, he asked the portion of him. Mu bwibone bwe yasabye ngo ahabwe umugabane we. So the father gave what he asked. Ise yamuhaye ibyo yasabye. So but after some few days he faded. Nyuma y'iminsi mike yari yamaze gutsindwa. So and then you see as these people in Genesis they tried to cover themselves with the skin of trees. Nkuko rero abo mu gitabo cy'Itangiriro ibice bitatu bagerageje kwidodera by'imitini ngo biremeremo ibicocero. Sorry, they are the leaves of the tree, but finally they also faded. Nabo byaje kubananira. So but God prepared a skin of animal. Nyamara Imana niyo yabateguriye umwambaro w'uruhu. And he covered their nakedness by himself. Uruhu rw'inyamanzwa yarubokoreyemo umwambaro irabatwikira. So and then in this book of Luke chapter 15, rero muri Luka 15. So this young boy was arrogant, but the father let him go. And then after he faded, the father also took the responsibility to solve this matter. Mwana w'ikirara kubwira ubwibone yaragiye ariko amaze gutsindwa n'ubundi se niwe wafashe inshingano zo kumwitaho. The stories of the Bible shows the sin, the fall of humankind, repentance and then salvation. Izi nkuru za Bibiliya zitwereka uko umuntu yaguye aretse Imana, uburyo yakwihana n'uburyo yahindukira Imana akakira agakiza kayo. The prodigal son thought that they can be accepted by the father after he tried to recover what he lost. Mwana w'ikirara ati data ashobora kutanyakira keretse mbanje kugaruza ibyo natakaje nahombye. So we can see this in the verse 13 and 14, 15. Ni musoma umurongo wa 13 kugeza ku wa 15 muzabibonamo. And not many days after, the young son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. 13 iravuga ngo iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose
aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye bugoryi bwe. 14. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. 14 abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena. And then verse 15, then he went and joined himself to a citizen of that country, and he set him into his fields to feed swine. 15 aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. So you see, trying to do something after he spent all his possessions with the prodigal living. Kugerageza kugira ibyo akora nyuma yo gutakaza ibintu bye byose mu burara. This is a matter of the conscience. Ibi ngibi ni ibyo yahatwaga n'umutimanama we. So even people of these days, especially Christians, instead of following the truth, they follow the conscience. Usanga n'abantu benshi mu nsengero gukurikira ukuri bakurikira umutimanama. So but this conscience is not godly. Ariko ntabwo umutimanama ari uva mu ijuru. So you see, you can judge according to your eyes, according to your conscience. So for the worldly things you are not wrong, but for the spiritual matters you are totally wrong. Nibyo ushobora kugenzuza umutimanama n'amaso yawe ibyo mu isi, ariko nushaka kubishyira mu by'ijuru mu by'Imana uzaba wibeshya cyane. In the book of Ephesians, it talks about the course of the world. Mu Befeso igice cya mbere bavuga ngo imigenzo y'isi. So we do follow the course of the world. Twebwe tukurikira imigenzo y'isi. So what is the course of the world? Asi imigenzo y'isi ni iki? It is where you gain after you give also something. Imigenzo y'isi ivuga ko utiyushya kuya nta kintu wakunguka. And then for the prodigal son to be accepted, he thought maybe it is, I need to do something. I need to work for money, then at least I go to the father wearing smart. Umwana w'ikiraya ati kugira nsubire kwa data ni ngombwa ko nkora ngashaka akazi wenda nkazajyayo nsa neza. So you see, this is the wrong mind. Iyi ari imyumvire ipfuye. Because you are going to end in some verses seeing how the father embraced the boy, his son without any qualification. Mu mirongo isoza tubona neza ko ise w'uyu mwana yamuhobereye akamwakirana urugwiro rwinshi atitaye kuko yari ameze. So even people of these days, they have the wrong mind from their conscience, thinking they can please God with their good works. Abantu b'iki gihe bana n'imyumvire ipfuye bibwira ko banezeza Imana mu mirimo yabo. So but actually they have to know the only Jesus who can please God. Ariko bagomba gutahura iki ko Yesu wenyine ari unezeza Imana. So let's see in Galatians chapter 3, you need to wear the cloth which is Jesus. You don't need to appear yourself to God. Ntabwo ukeneye kugaragara rwose mu maso y'Imana, ahubwo icyo ukeneye ni ukwambara Kristo akakubera umwambaro. Because even if you do good, this is your goodness. It can't be presented to God. Nubwo wakora ibyiza gute, ibyo ni ibyiza byawe, Imana ntiyabyemera. So let's read in Galatians chapter 3. Mu gitabo cy'Abagalati ibice 3 tuhasome. So in verse 26. Murongo wa 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Haranditse ngo mwese muri abana b'Imana mubishijwe no kwizera Kristo Yesu. So we are children of God through faith in Christ Jesus, not through our good conduct and the good things we perform. Ntabwo twabeshejwe n'imyitwarire myiza cyangwa ibyiza twakoze, ahubwo turi abana b'Imana tubeshejwe no kwizera Kristo Yesu. Verse 27 says, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. 27 ko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. So we can only put on Christ and we appear to God. Igihe twambaye Kristo twajya imbere y'Imana. But if you want to come with your good things,
actually you will be rejected. ariko nimba dushatse kwambara imirimo yacu myiza nta kabuza Imana izatwirukana. Everything was prepared by God and was performed by Jesus himself for us to be accepted. Ibintu byose ni Imana yabiteguye kandi Yesu yabishyize mu bikorwa mu buryo butunganye. So in this book of Luke chapter 15, you can see how the Father commanded everything to be happening to this son. Luka ibice 15 tubona uburyo ise w'umwana yategetse ko uyu mwana yitabwaho. So when you read verse 20, gisoma umurongo wa 20. and he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure, se aramubona aramubabarira, arirukanka aramuhobera aramusoma. So it is true that all we were like this prodigal son. Nibyo koko twese twabaye nk'uyu mwana. So this story of Jesus, the prodigal son, represents every one of us. Uyu mwana w'ikirara ni wowe nanjye ahagarariye. And then living in the far country, this means being on different side of God. Kujya mu gihugu cya kure bivuze ko ari twebwe twagiye kure y'Imana. The problem we have with God, we had with God is the nature, the way we were born sinners. Ikibazo twadufitanye n'Imana n'uburyo twavutse ni kamere yacu. And God spoke to Nicodemus that unless one is born again, he can't enter in the holy place. Niyo mpamvu Yesu yabwiye Nikodemo ati keretse wavuka ubwa kabiri kuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atakwinjira mu bwami bw'Imana. If the problem is birth, of course the solution might be the birth. Nimba ikibazo kiri mu ivuka ryacu n'ubundi igisubizo gikenewe mu ivuka. Anything you can try to do, but in the far country, in the different side of God, you can't succeed. Ibyo uzagerageza gukora byose uri mu gihugu cya kure, uri mu ruhande rutandukanye n'urw'Imana, ntabwo bizaguhira. So one day I received a phone call of one young man. So I want to confess to you. Then you pray for me because of my sin. Umunsi umwe hari umusore wamamagara arambwira ati ndashaka kwaturira ibyaha byanjye kugira ngo nawe unsengere. So it was after my show on the radio. Icyo gihe nari maze gutanga ikiganiro kuri radiyo. So but I know the truth. Nzi ukuri. So the repentance is not the confession. Ukuri ntabwo gushingiye mu kuvuga ibi byaha byawe nk'ibikorwa. The repentance is to recognize the failure of yours. Ntabwo uko ariko kwihana ahubwo kwitahura uburyo watsinzwe. So you failed. Waratsinzwe. And even you tried to cover the problem and you failed again. Wagerageje gutwikira ikibazo cyawe ariko urongera uratsindwa. So you tried to do good things to God, to keep the law, but you failed. You can't keep 100%. Wagerageje kubahiriza amategeko nabyo birakunanira uratsindwa. And the book of James Bible says if you stumble one, you are guilty of all. Mu gitabo cya Yakobo haravuga ngo nubwo wasitara ku itegeko rimwe ubu uri umuntu wayishe yose. So the repentance is to know 100% you are evil, not because of what you do, but because of the evil nature. Rero kwihana no kumenya kuri mu bijana kwijana bidashingiye ku byo ukora ahubwo ku bwa kamero kawe. Bible says we are the seed of evil doer. Birivuga ko turi abana cyangwa turi urubyaro rw'inkozi z'ibibi. And then what happened to this prodigal son? None uyu mwana w'ikirara byamugendekeye gute? So he failed and then he thought of the house of the father. Yaratsinzwe ndetse atekereza ku rugo rwa se. First of all, his heart went to the father's house. Umutima waranyarutse usubira kwa se mu rugo. And after the body also followed. Umaze kugerayo n'umubiri wahise ukurikira umutima. You see here I'm dying with hunger, but at my father's place there is everything. They eat and spare. Yatangiye kubona uburyo kwa se barya bagahaga bakanabisigaza, haravuga ati dore inzara insinze hano. So why in the book of Isaiah Bible says why do you spend money and you buy the food which can't solve the hunger problem? Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya aravuga ngo
kuki mwatanga amafaranga cyangwa ifeza mugura ibyo kurya bidahaza? So if after you fast, after you pray hard, after you give offering, if you stay condemning yourself, why don't you think there is another way apart from that? Nimba umara umwanya wawe wiriza ubusa, watura uvuga ibyaha wakoze, ariko ugakomeza kubana n'urubanza rw'icyaha, ese kubera iki utashaka indi nzira? So you see, this prodigal son came dirty, of course. Umwana w'ikirara yaje agihindanye. But here Bible is talking about the compassion of the father. Ariko hano murabona Bibiliya kuvuga ku mpuhwe za se. So you see, a woman who was caught in a very act of adultery. Mwitegereze wa mugore wafashwe ari gusambana. After she was brought by Pharisees and scribes, she became speechless. Abafarisayo n'abanditsi ubwo bamuzanaga rwose nta kintu yari afite na kimwe cyo kuvuga. So she had no qualification to show. Nta kintu na kimwe yashobora kwereka Yesu. But Jesus was responsible of this woman. Ariko Yesu yirengeye ibibazo by'uyu mugore. So in that situation, this woman was to speak nothing actually. Mu bihe nk'ibyo rero uyu mugore yagombaga gufunga umunwa we. So by nature she was a sinner. Yari umunyacyaha bwa kamere ye. So by thought she was a sinner. Yari n'umunyacyaha mu bitekerezo bye. Because before the action, of course, she had the desire of adultery. Birumvikana mbere yo gusambana yabanje kurarikira. And then later by action also she was caught in a very act. Ariko yabaye n'umunyacyaha mu bikorwa ko yafashwe arimo gusambana. Everyone, we failed in all area, in all angles. Twese twaratsinzwe mu bisata byose. So and what we need is just to come as we are to the Father. Icyo dukeneye no kuza imbere ya Data nk'uko tumeze. The prodigal son represents us. Mwana w'ikirara burya nitwahagarariye. The Father represents God. Naho Data ahagarariye Imana Data. So what we have to do is just to come back to the Father heartily and the body, then we see the judgment God prepared. Burya rero igikenewe ni uko duhindukirira Imana tukagaruka n'imitima yacu tukabona iby'Imana yaduteguriye. So after showing the compassion and the love, the Father started to command everything to make this son pure. Ise akimara kwereka uyu mwana ko yamubabariye akamwereka impuhwe ze, yatangiye gutegeka ibyo umwana akorerwa. So verse 23 says, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Haranditse ngo umurongo wa 23, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibaga tukirye twishime. And then verse 22 also says, but the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Umurongo wa 22 se aravuga ngo ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane vumwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. You can see here the father is responsible of his nakedness. Murabona ko se yari yitaye ku isoni z'ubwambure bw'uyu muhungu. So and when the father starts to work, it is where things went through very nice. Ubwo se yatangiraga gukora ibintu byose byagenze neza. And then when this prodigal son was working for himself in the far country, he was doing wrong. Nyamara mwibuka umwana w'ikirara kiri mu gihugu cya kure ubwo yagerageza kwikorera byose byarazambye. So we need to hand over our problem of sin to God himself. Ikibazo cy'icyaha dufite tugomba kucyegurira Imana ubwayo. And then what does the Bible say about sin? None Bibiliya ivuga iki ku cyaha? So I will end up in Isaiah 53. Reka dusome Yesaya 5:3 dusoza. So here Bible is talking about the solution of this problem. Muri Yesaya bivuga igisubizo cy'iki kibazo. But the people who work by themselves like this prodigal son, they ignore the perfect solution given by God himself. Ariko abashaka kwikorera nk'umwana w'ikirara basuzugura igisubizo gitunganye cya Yesu. So we start from verse 4 in Isaiah 53. Yesaya 5:3 umurongo wa 4. Surely he has borne our griefs
grief, and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Aranditswe ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. So, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. So, and then the one who is being spoken here is Jesus. Uri kuvugwa rero hano ni Yesu. So Jesus is the problem solver of sin. Yesu niwe wakemuye ibibazo by'ibyaha byacu. And then the Bible is talking about God and Jesus. Rero Bibiliya ivuga ku Mana ikavuga no kuri Yesu. God laid on him our sins. Ngo Imana yamushyizeho ibyaha byacu. And then with Jesus we can boldly say we are no longer sinners. Rero hamwe na Yesu dushobora kwatura ko tutakiri We abanyabyaha. are covered by his blood. Twamaze gutwikirwa n'amaraso ye. And that means atonement. Ibyo bivuze impongano. Never lie to any people that you are a believer of Jesus, then later you say you are a sinner. Ntukavuge ubeshya ngo wizera Yesu kandi ukivuga kuri n'umunyabyaha. So the true believers of Jesus are these who believe that and the Lord has laid on him the iniquity of us all. This means we are no longer, God does not impute us sinners. Abizera Yesu by'ukuri ni abemera ko Uwiteka yashyize gukiranirwa kwabo kuri Yesu kandi atakibaraho icyaha na kimwe. So actually people ignore Bible and they try to believe in God by their zeal. Ubundi rero abantu basuzugura Bibiliya bakagerageza kujya imbere y'Imana mu ishyaka ryabo. That's why in the book of Matthew chapter 7 Jesus said, many will come to me saying, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name? Niyo mpamvu Yesu yavuze ati bamwe bazambwira ngo mwami mwami nitwanuye mu izina ryawe tugakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe twirukana n'abadayimoni mu izina ryawe. Jesus will answer them, depart from me. Ngo Yesu azababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. So whatever good you can do without believing the works of Jesus, that is meaningless. Burya rero icyo wakora cyose nimba utabanje kwizera imirimo ya Yesu kiba ari imfabusa. So Jesus sent us free. Jesus saved us by offering, sacrificing himself on the cross. Yesu yaratwitangiye aritamba ku musaraba. And then with this love, we can boldly say we can enter in the kingdom of heaven. Uru rukundo rwe rero nirwo rutuma dushira amanga tukinjira mu ijuru dushize amanga. So this all about love and compassion. Ibi rero biba bishingiye ku rukundo n'impuhwe ze. So this is not about the course of the world, which is win-win. Nta hantu bihuriye n'imigenzo y'isi isaba kugira icyo ukora kugira ngo ugire icyo ubona. No pain, no gain. Ngo nta kintu washoye nta n'icyo wakunguka. But Jesus was crucified. Jesus was beaten, was stricken for us to be righteous, for us to be forgiven. Yesu yarakubiswe arakomeretswa kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha byacu. So, and this prodigal son came back with shame, but later he came to see the compassion of the father, and then he stayed boldly. Mwana nubwo yaraje n'ibimwaro byinshi ariko yabonye urukundo n'impuhwe bya se
n'imbabazi yamugiriye aranezerwa. Let us rely upon the love and the mercy of God. Mureke natwe twishingikirize ku rukundo n'impuhwe by'Imana. Never rely upon your good conduct at all, because you are not a good example. Uramenye ntuzishingikirije ku myitwarire yawe myiza, kubera ko atari we ntangarugero muri iyi si. So you can do good but in the limit. Ni koko ibyiza urabikora ariko bifite imbibi bitarenga. So let us rely upon Jesus, who gave his life for the sake of us. Mureke twese twizere Yesu watanze ubuzima bwe kubw'ibyaha byacu. And then the outcome of his blood shed, we are no longer sinners in the eyes of God. Umusaruro wavuye mu byo Yesu yakoze mu maraso ye yamennye nuko turi abakiranutsi mu maso y'Imana. So thank you very much. Ndabashimiye cyane. And I hope you keep listening from these lectures. Niringiye ko muzakomeza gukurikira izi nyigisho. The Bible says faith comes by hearing. Kuko bivuga ko kwizera kuzanwa no kumva. And the later Bible says without faith we can't please him. Kandi bivuze ko utizera bidashoboka ko anezeza Imana. I thank you very much. I will speak up to here. Ndabashimiye, turasoreza. Let me pray. Dusenge. We thank you, Father God, for your mercy and compassion. Turagushimiye Data Mana kubw'ubuntu bwawe n'impuhwe zawe. We are able to see with the eyes of spirit that in Jesus we are righteous and holy in your presence. Turagushimira ko turabera mu maso yawe mu gihe twinjiye muri Yesu Kristo. So allow many people to believe in the scriptures instead of believing in their judgment. Bemera abantu bose kwizera ibyanditswe aho kwizera imanza baca. So the prodigal son came as he was, and then with the compassion of the father he was brought back and served beautifully. Umwana w'ikirara yaje kugarukira se kandi akorerwa na se neza. Bless the viewers and the listeners. Umugisha abantu bose bakurikiye iki cyigisho. And may you bless us, and then may you take care of everything of us in this new year. Kandi muri uyu mwaka mushya uzakomeze kwita kuri buri kimwe cyose. I pray believing in the name of Jesus. Mbisenze byose nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane.